ngo ujye urwanisha Kristo. Amen, 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 amen. Igiruta oya ariko bene nk'ibi iki ngiki cyasezwa amavuta bigomba gukorwa nk'umuhuza ubutumwa w'Imana. Masome wo karajya gashira amajya amwonge ariko nawe niba n'intamu ya Mungu murakomeye bamwe buke naho urakeka yese aba yabisengeye ariko mpamvu zo gusenga cyane. Hano hari ibintu ukora ni ukwitonda muri iyi minsi nsigaye nsenga nkajya mu rusengero nabaye umwana mwiza. Niyo mpamvu mansheshese kuko iyo mvuze hari igihe mvuga nabi. Nsigaye narabaye umwana mwiza nsigaye njya mu rusengero yesakuzwe Yesu ashimwe. Wakiriye agakiza nase nubona ko nahindutse cyakoze nuko gusa mbona bo waraka bagira ngo hano hari ibintu binuka kwitonda nsigaye n'umwana mwiza urebye mba nituje nkahitamo kwicecekeraho kugira ngo nacumure rwose. Amakuru y'imitsira ako mbona uba wirakaje hano hari ibintu ukora ni ukwitonda muri iyi minsi nsigaye nsenga nkajya mu rusengero nabaye umwana mwiza. Niyo mpamvu mansheshese kuko iyo mvuze hari igihe mvuga nabi. Nsigaye narabaye umwana mwiza nsigaye njya mu rusengero yesakuzwe Yesu ashimwe. Wakiriye agakiza nase nubona ko nahindutse cyakoze nuko gusa mbona bo waraka bagira ngo hano hari ibintu binuka kwitonda nsigaye n'umwana mwiza urebye mba nituje nkahitamo kwicecekeraho kugira ngo nacumure rwose. None rero urabona muri iyi minsi ibintu bimeze nabi se gutekereza iki mugore mwiza we? Ntabwo mbizi ahubwo buriya narinzi ko hari icyo bibonaho hari n'icyo twakora. Nzi ko bo bitekerezaho ariko nari numvishe umuntu ukomanze abo ni bandi se kandi karibo bankura kuri Yesu. oya nabashyitsi kandi abagiye kubakingurira genda ubakingure nanga ukavuga abanza genda ugeyo ntawamenya igihe wasanga ari we bashaka kamfa kujyayo ngewe. neza muraho nashimwe amakuru yanyu amakuru ni meza. Ndase mutuzindukiye ntabwo tubazindukiye rwose banyakubahwa twari tuje kubasura mu by'iminsi yabayeho nk'iyi yatuzonze ya COVID-19 ko twari tuje kubasura ngo tuvuge uburyo Yesu akora imirimo nubwo insengero bazihagaritse umurimo w'Imana ariko uracyakomeje muri iki gitondo se imirimo y'Imana igomba gukorwa. abashyitsi se bimeze bite? Sawa Yesu ashimwe cyane. none se ko mbona muteye amaguru 8 muri kugenzwa n'iki? ikintu turimo turagenzwa nyine imitwe 4 amaguru 8 amaboko 8 iminwa ninga ubwo tuje kuganira ku by'umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana ushaka kuvuga nk'abantu twasenganaga mu rusengero twashuje kubasura. amasuka ari he? amasuka asa kandi utuje kuguhinya ahubwo tuzanye ijambo ry'Imana. intwaro ziri ngo ujye urwanisha Kristo. amen, 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 amen. Igiruta oya ariko bene nk'ibi iki ngiki cyasezwa amavuta bigomba gukorwa nk'umuhuza ubutumwa w'Imana usizwa amavuta. Muri iri joro umuntu atari yanabyuka ngo muje kubwiza mwakazanye isuka ngo muri kimwe cyane. Yesu nashimye. aho uretse ku buryo muraza abantu
araza kukwinjira ariko ubutumwa bw'Imana. Ngaho karibu. Karibu. amen. Urugo rwanyu Imana igira umugisha rwose. Tujya tubasabira tubasabire umugisha ku Mana. Bose birakunebe yawe. Basubiye mu mazi. Oda. Aba bashyitsi. Aba abashyitsi. Reba ukuntu wazana twa dutebe ntabwo twabinjiza mu nzu. Ukuntu uzana twa dutebe dutere hano hanze ubundi batubwira ibibagenda twumva bidafatika barongera batahe. Oya ntacyo yanacyo. ijambo ry'Imana rirakiza. Ntacyo. Yesu atamwe mu ntebe mwe nzeyagire. Ariko ubundi murakabya mugenda muri benshi muzi ko abantu bose bafite intebe zo kubicaza. Ega ni ngombwa. Imana zikenera aho kw'intebe. Rero nabyo umuntu aba yabwira. Munariye abavuga. Ijambo ry'Imana. Namwe mutamenye Imana. Ujye mugira namwe muvuga gutyo. Urugo rubona abashyitsi uhora mu mugisha. Ibyo bikabakira. ujye mugerageza. Amen. Ibyo mwamuze urugo kugira abashyitsi. Nubwo tutari twabiteguye ariko se ubu ajya umuntu yabakizikira mushobora iki se? Oya icyo ari cyo cyose kiba gikenewe. Kiba gikenewe n'akagasozi umuntu aba yaratanyije byose biba bikenewe. Oya ikibazo cyanyu mugira amagambo menshi murashobora iki? Icyo uzana cyose kiratunyura. Ariko akoma buriya nka mu gitondo nta kibazo. buriya ubonye nk'ikintu cyiswe buriya agakoma buriya rwose ni akantu kagwa neza abantu sinzi niba mutabi buriya rwose ntimuseka Ubwo waba uri mu masengero. agakoma buriya natwe tuvuga ubutumwa Kaba gakeneye rwose. ariko ujya ugira umuntu avuga ubutumwa neza wowe. umva none se muri abantu bane agakoma hari hasigaye akagobori kamwe dutubure nka bya bindi bajya bavuga. Imana bifata ibintu bikeya. Yesu arabitungura nta kibazo. n'icyasiga mu isafuriya mu oya ntimukaze gutegeka n'umwana mwihangane mumutekere nimugoroba n'umwana mwamutekera mu kanya ariko umushyitsi akaba akabyeyi mwe ngo twuzuzanye dufashanye mbese muri urwo rwego twaje mu rugo rwanyu tubwire ijambo ry'Imana. kubona ibikombe se ugahita umira amacandwe n'ukomeza kuko bagakenewe rega kakagira inzara kakagira inzara ngo niba basukire ndabona senga ariko Amen. mbese buretse ngiye hano mu rugo ngiye bose ngiye ndajya mbaho umwanya wo gusenga nta kibazo bisengere n'umugisha akira sha murakoze cyane. Yesu ashimwe. Yesu yahimbazwe. ariko se nukimara mbere Himbazwe cyane. mushyikire akabaserive mutavaho ngaho mu Rwanda ufite amagambo menshi nabibonye. Murakoze cyane. akira nawe nubwo utari kuvuga ko biragaragara ko uyu mugabo anywa cyane. N'udukuriye ubundi wabimenye uyu arajya some wowe karajya agashyira amajya amwongera ariko nawe niba n'intamu ya Mungu murakomeye. banywe buke naho ndakeka Yesu aba yabisengera ariko mpamvu zo gusenga cyane. urugo rwanyu rwose ruzagira umugisha. nibagaruka bahagije ubundi Yesu akurira muri ibi gasukari kabone aho mukwiye muzasubize iyo rwose. abashyitsi se Ariko rero mama ntabwo baheruka kurya habuze ako nta kibazo mweko nta kantu mwafashe n'ikijumba rasi ibyo twari tugiye kurya ko ndeba mubiriye wowe ntabwo urimo navugaga bosi kubera ko nese Yesu ko yagaburiye
babana ibihumbi bingahe abagore batarimo n'abana nitwe bagabo nitwe yashatse kuvuga ako ni urugo rwanyu rwifashije noneho muragira ngo muzasange twarimutse ubu mwaje kudukura muragira ngo tuzimuke kubera kubakira hari ikintu mutanazaho mwe mufite n'amafaranga naby'ubuntu oya ahubwo nicyo nendaga kuvuga Imana ko ibigo baragendagenda muri no minsi ese mugendagenda mwashaka icyo ceceka ariko ariko nta kazi na ceceka ariko mukore ku gihembo ceceka ibya 10 amashimwe amaturo y'umutima ukunze mutange gusa batubasomere kwa ruka bari bwabibona neza oya kwaruka ntabwo ari heza ahubwo buriya rero ibintu byiza nuko mutanga amaturo imirimo igakorwa mutitangiye mugatanga mukire kuri cyo mufite icyari cyo cyose Haleluya amen mugatanga ibya 10 ubundi imirimo y'Imana igakorwa shimu yiteka ariko Imana mugacika intege bene da yego gusa amagambo nayo icyo gikoma yonyine oya ariko buriya nk'abapasiteri nkatwe dusobanutse aho njye ntabwo ni na pasiteri njyewe ubundi izina ryanjye ni apotere apotere madibani ujya umwumva haleluya banza inyongere utohaye n'ibiryo bavuga ngo ni oya nyaboneka nawe gabanya jewe gabanya numva naturutse zurich mu gihugu cy'Ubusuwisi ndavuga ngo abantu babwire bagomba kubabwiriza ubutumwa ndeka igihugu cyanyu cyiza kimeze nka Edeni amen ahubwo nimbabwirije ubutumwa bwakwira bugacya naragenze Imana narayivuze nta muntu yashimwe bitangaza biribuze gukora haleluya muvuge neza mbongeza amen ntabwo iki gikoma ndacyubongeza mu neza mbongeza agakoma witeka n'umugabo ukomeye aba ni abakiri mutwongeza kandi gakoma kugira ngo umwuka ubone unashaka haleluya tuvuge ni mu rugo rwawe oya nimutaha ahubwo aho nyoye rwose tubwire amen ariko se yumvisha araza gufashwa na yarafashwa amen kubona mutangiye gufashwa rero tutangiye kujyana ubundi ndi kubona none se ikirere kimeze nabi twagenda hano mutahe twana barambiwe tugenda turasanze bya mu gitondo ndetse ko igikoma gishize umva tujye kubwiriza barabifite urugo ntabwo ari urukingo ntabwo rutinda kubona banakiza hano ntabwo rukennye bamena vuga ati haleluya kandi bakayishwanyaguza shaka mu rugo rw'abandi ntabwo bagitashye kubera iki haleluya wowe uri kuvuga neza wari uzi mada ntabwo bagitashye urusengero rwose rushaka rwashimukira hano baje gutura hano birahindutse jya kubasasira ahubwo jya kubutegura uburiri barare bavuga ijambo ry'Imana hano ni mpamvu ya Mungu ndetse bagataha bakazagaruka oshye ubu bagiye guteza akavuyo hano muri iyi uyu munsi mureke duhimbaze igihe Imana utazongera kugaruka igihe cyahise rega nawe bafite kwemeza abantu barare muri uru rugo barare batubyiga niyo mpamvu ntekereje ndareba ndavuga ni amen abakozi b'Imana bagiye kureba mu rugo rwawe Imana irasakara hose no mu bikari hose icinyire hose amen byawe irabitubura umva rero afunze ubundi zose ngwino nkubwire ngaho mube munywa tubanze tujye kuvugana none se kunzanye hano ubwo nkubwira yuko nakijijwe ariko ndabona iby'agakiza hari ngiye kubivamo kuko bari abantu nka buriya baraje reba ukuntu bangana
reba ukuntu banyweye igikoma twaribona buriya urabona nibarara bararya ibingana ntaza kubona bikaba akambwira nawe bari abantu n'inda nabonye bafite nibarara none turasigarana iki oroshye barasenga se kandi barya uragira ngo batumaraho ibintu wajya ukababwira bagataha burase nta mafaranga bafite barajya ntayo baraba bari imbunga bagenda barya aho bageze basaba ubwo reka nkubwire reka tubabwire batahe ahubwo genda witonze noneho wikirize ziriya haleluya zabo ubabwire uti nimwitahire nzabahamagara mugaruke wewe ubake nimero babwire ko uzabahamagara bakagaruka aho kugira ngo baze baduseke bitekerezeho nyamara rero nanjye kandi uranaye ko nahindutse ntabwo nyiguteza abantu ibyo bintu wabakwiye kubitekerezaho rwose ako kantu uvuze ni babwire batahe naho ubundi se mwabakozi b'Imana mwe komeza ku ijambo turakumva ndagiye ndicara ndavuganira na madamu haleluya ariko amen ndakomeza ku ijambo ryawe amen ako se ubundi musenga igihe kingana iki kugira ngo abantu babe na 28 nta kibazo bure ni segonde zihagije amasaha 28 mugenzi wanjye arabivuze avuze isegonda rimwe nanjye ndabitekereje ndareba ndabareba mbonye mukunda agakoma agafu kashize tangiye kuducyurira agafu kashize se kuzana umugisha oya ako ntabwo uzi ko bavuga ngo ryubara twamuga agakoma uri kubara ntabwo ari cyo mvuze murumvirana niyo mpamvu mukavuga nimuhore nimusenge hanyuma ubundi tubarekeze aka kanya se Imana yadutinye muri urugo twumvisha ariko twagakwiye gucaginga umwuka wo kuvuga ijoro ryose oya ni mutahe mubiramba bazi kujye kuri muri Imana irabireba kandi yabyemeye ko myuka mibi ikagenda yagiye usirashize ko myuka mibi yagiye n'amasengesho rwose yanyumviye oya mutahe rwose kurera turi mu mifuka uri nta kirasi ya mu gitondo turayibonye turabumvishe twaje bitanu turavuga ubutumwa yewe wenda kugira ngo muzanagaruke muramana nimero yanyu nzabahamagara nirongera kubona kandi gafu muze munganirize Ega ntago ko no gusenga birimo ko rwose ibyo rwose ibyo agafu n'agasukari nubwo tuzabahamagara kanyu rwose n'umwihariko andika nta kibazo 0787 315 ari yindi bayimenye ngani mutahe tuzabatuma amen Imana bafashe mu none se namagobori murayajyana Inkamu ya mubuka mushigira abandi musigisha abandi ngaya ariko komeza ku ijambo none se byari turi gucika gatubwira byabicye ibiceri byiki byabicye yaka ushaka kubyuha none se abakozi b'Imana karagwa Imana iraza kubongerera bitubura mukura n'akuraga ahubwo amazi aragugwa n'umuriro izo fagitire muzihu iteka Imana izo fagitire Imana mukanyirazi zihatuye hano ngo pa kuko ibikombe byageze hano sibyo iyo wakiriye abashyitsi Imana biza mu wakiriye abashyitsi rwose Imana ikora imirimo irabakubira aho kugira ngo wifuze igiceri urangize ugenda ugipfire upfe ejo mu gitondo bwo kubika no kudutera ubwoba si ubwoba ntabwo uramenya uhura n'ibizaza kubera gukora nabi vuga utamena dutera ubwoba hatagira muri umwe ubura akajyana uwo mugayo muramenye hano ntabwo tugira ibyo buntu n'Imana irahari ariko nta muntu wari wicara mu rugo
ngo aryame nabyuka asange ku meza hari ibiryo atabihashye ahubwo kambe ndi kuba afite kure mu bitabo by'Imana oya ibitabo by'Imana sitakubitwara uri kuducika ntacyo bariya nibagende turasigarana rwose twe ibintu byacu mushaka kubimaraho ngo mwirukanke nyagasani abantu bakiza badukura ntibagucike ntabwo badukura mbega urugo ukuremo usanga za amashati ntacyo tugiye kubababarira ibyano namugize neza ariko imyuka mibi izabataha nibajya kugaruka izabataha sibyo ariko nyagasani urabona abashyitsi ko aba ni abasazi reka nkubwire rero igitekerezo ngize hagira umuntu uzongera gukingurira bari abantu kuko urabona ukuntu n'ibyo twakariye mu gitondo babiriye batubeshya gusa hari ahantu ntihagire umuntu uzongera kuhakingura ibi birakabije biteye n'isoni ibi ni ibintu abantu baze mu rugo rw'umuntu bamuzindukiye benda kumutura inzugi hejuru baje gusaba ngo ni abapasiteri ibi ngibi birakabije mbega aha ibi ntibizongere nawaruba naho ubundi